Yango natangira mbabaza ese wowe wumva itorero ari iki? According to you, what is the church? What is the church? Wowe utekereza ko itorero ni iki? Ntekereza ko abantu benshi bavuga ko uyu munsi itorero ntaho ritandukaniye n'ubupfumu, buraguzi nyine cyangwa se ubutekamitwe, ariko ngewe ntekereza ko ijambo ry'Imana ko ritubwira itorero ni ryiza. The church of today is absolutely beautiful. She's glorious, she's humble, she's broken, and she's confessing her sin. Ariko ikibazo ni iki? The problem is what everybody is calling the church today isn't the church. Icyo abantu bita benshi itorero muri iki gihe ntabwo ari itorero, nicyo kibazo. Basically, by and large, what's called the church today is nothing more than a bunch of unconverted church people with unconverted pastors. Actually, nicyo bita itorero. Icyo abantu benshi bita itorero muri iki gihe ntaho gitandukaniye n'ihuriro ry'abantu batarakizwa ndetse n'abapasiteri batarakizwa. Ntekereza ko rero ibyo ari byose ibi ngibi biratwereka ko ari ingenzi kumenya ngo itorero ni iki. Ntekereza ko dushobora kureba icyo Imana navuga cyangwa se icyo Yesu yavuze muri Matayo igice cya 16 umurongo wa 18. Umurongo wa 18 yaravuze Yesu, Jesus said, on this rock I build my church. However frail and weak our ears see it to be. Ibyo byose uko twabibona kose ko itorero riri weak, ndagaruka kuri cya kindi, ntabwo icyo twita itorero mu by'ukuri iki gihe cyo gihuye n'Imana yita itorero, kubera ko Yesu ntabwo yibeshya ajya kuvuga ngo nzubaka itorero ryanjye ku rutare. On this rock I will build my church. Ntabwo Yesu yibeshye. Then yongeyeho ikintu gikomeye cyane, nubwo amaso yacu atabasha kubibona ariko Imana irabibona ko itorero rirakomeye kubera ko ryubatse ku rufatiro. It is pure on the rock. Yesu yarongeye kuri uyu murongo muri Matayo 16:18b. Jesus continues saying, the gates of hell will not prevail against it. Mu yandi magambo, yaryubatse ku rutare, nta nubwo amarembo y'ikuzimu ashobora kuzarinyeganyeza. Mu yandi magambo, nta kintu gishobora kunyeganyeza itorero, nta kintu gishobora kurigusha, kurikubita hasi, kubera ko nyiraryo ntabwo yaryubatse ahantu ku musenyi, yaryubatse ku rutare. Therefore the church is all glorious, she is all wonderful, all powerful, all unbreakable. Itorero riratangaje, ni ryiza, rifite imbaraga, ndetse nta n'umuntu ushobora kurinyeganyeza. So as we look at this amazing theme, the church, I invite you to allow your heart to be moved by the truth of the Bible about the church. In other words, let's see from above, not from below. If you feel the tension as I think you are already feeling, it's okay. It will be resolved as we come on. From the dictionary perspective, what English has today as church niki dukoreshe mu buryo busobanura icyo twita church niki. Biragoye cyangwa icyo twita église en français, bituruka mu ijambo ry'ikigiriki rivuga ecclesia. It wasn't a religious word until the New Testament authors used it in the Bible. Iri jambo church ntabwo ryari ijambo riri religion,
religious kugeza igihe isezerano rishya ryaje, abanditsi b'isezerano rishya baje bakarikoresha muri Bibiliya. Non-Christians in the first century understood it simply as a gathering or an assembly. Mu yandi magambo, ntago iri jambo church kugeza igihe abanditsi b'isezerano rishya baje bakarishyira muri Bibiliya ryari ijambo rya gipagani just, cyangwa se twakita ko ari ijambo rikoreshwa mu buryo busanzwe, ariko byumvikana ryavugaga ihuriro cyangwa se navuga ngo aho abantu bahuriye cyangwa ihuriro ry'abantu runaka, maybe bacuruza ikintu runaka, bakora umurimo runaka, bikaba iryo huriro gusa. Of course, the New Testament uses it for something not unrelated to a gathering, but it was given far deeper and religious meanings. Kugeza igihe baje bariha igisobanuro gikomeye. Sometimes it is used in that ordinary way, nko mu isezerano rishya muri Acts 19:32 ibyakozwe n'intumwa 19:32, ariko rigakoreshwa cyane cyane ku bizera. Abisezerano rishya rero, the writers of the New Testament choose ecclesia as the word for this new thing because its everyday meaning, assembly, gathering, was a gift fit for their purposes. Nicyo cyari bubafashe kumenya, niryo jambo ryo bafura intego n'impamvu yo guhura kwabo. Ariko tubirebye se mu mugambi w'Imana, from the perspective of God's intimate purpose, the first way to understand the church is to see her as God looks at it, in its beauty, its heavenliness, and its gloriousness. Actually, dukwiye kubibona nk'uko Imana iraribona nk'iki itorero ni ryiza, rifite ubwiza bw'ijuru, riratangaje, nuko dukwiye kubibona. Bivuze iki itorero ry'Imana ku isi yose? One universal gathering in heaven, ihuriro ry'abantu bose bo ku isi ariko mu ijuru. Church needs to be understood as a gathering of God's people. Itorero rikwiye kumvikana nk'ihuriro ry'abantu b'Imana, but more than that, there is one universal gathering of God's people in heaven. Ibirenze kuba ari ihuriro ry'abizera ry'abantu b'Imana ku isi, ni ihuriro ry'abantu b'Imana mu ijuru. Haleluya, amen. Ni ihuriro ry'abantu b'Imana, ab'Imana yabyaye kubwo kwizera Kristo, bari mu ijuru nk'uko mu Befeso babitubwira. Amen. The universal church, itorero Imana ku isi yose, in other words, is a spiritual rather than a physical gathering. Itorero ry'Imana rusange ni itorero ry'umwuka kurenza uko ari itorero ry'umubiri, inyubako n'amadini n'ibindi. Amen. Paul arabivuga neza, arabivuga mu Bakorisayi igice cya 2, avuga ngo in Christ cyangwa in heaven, ngo avuga ngo bene data bari muri Kristo, bene data cyangwa se bari mu ijuru. Amen. For now, dushobora kubona ko itorero ari ikintu gikomeye. Itorero agenda arivuga, akoresha muri New Testament kora imaje zitandukanye, hamwe agenda avuga ko itorero ari umuryango, umubiri wa Kristo, urusengero, ikoraniro, kandi Bibiliya ikoresha imvugo zitandukanye ivuga itorero, ivuga ihuriro ry'abana b'Imana ariryo torero. Mwene data, ntabwo ukwiye uyu munsi gusubizwa inyuma no kugushwa no guhangayikishwa no gukomeretswa n'ibitari itorero.
dukwiye kugira umunezero wo kugenda ukura ubona itorero nk'uko Kristo aribona. Amen. Amen. Ecclesia of the King, a treasured people, a holy nation, a kingdom of priests. Hano Imana yabyibutsaga Abisiraheli mu kuva igice cya 19 umurongo wa 4 kugeza ku wa 6. Haravuga ngo, you yourselves have seen what I did to the Egyptians, and how I bore you on eagle's wings and brought you to myself. Mwarabibonye ukuntu abakujeho amaboko akomeye, nk'uko igisiga cyangwa se eagle cyangwa se kagoma igurukisha amababa, niko nabakuyeyo, ninjye wabakuyeyo, muri abanjye. N'uyu munsi abari mu itorero n'Imana yabafashe, yabaguze ubwo yatanga umwana wayo. Arakomeza ngo, now therefore if you will indeed obey my voice and keep my covenant, you shall be my treasured possession among all peoples, for all the earth is mine, and you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words that you shall speak to the people of Israel. Ibi byasohoye mu isezerano rishya, ubwo Kristo yabambwaga, abamwizera bose bagahinduka ishyanga rikomeye, bagahinduka umutungo w'Imana. Haleluya! Kubwo kwizera Kristo. Ndagira ngo ubaze ahubwo, are you among of them? Nawe uri muri iryo koraniro. Byarasohoye muri 1 Peter 2:9, urwandiko rwa mbere rwa Petero 2:9, havuga ngo, but you are chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellences of him who called you out of darkness into his marvelous light. Imana iduhamagaye dukura mu mwijima, birangije tugira ngo ishyanga ryera, itugira abatambyi, itugira abantu bayo. That is the church. Amen. Amen. We see in these passages the picture of a family as the symbol of God's people. They belong to God. That is number one. Number two, they serve him not just as subjects, not buildings, but as a princes and the princesses co-ruling with him. Amen. We thank Lord for that blessing of what we call the church. Amen. Hallelujah. By conclusion, I said before, the better way to understand the church is to get its heavenly beauty. Nkuko nabivuze mbere, ni byiza ko twumva icyo twita itorero, tukakirebera mu bwiza bwacyo bw'ijuru kuko uko tubirebera muri physical appearance. I say again, church is very beautiful, precious, glorious, fabulous, special, and all those terms you can use to talk about a bride. Hallelujah. Nkuko umukwe ashobora kwita umugeni we amazina yose, darling, love, bosom, soulmate, n'ayandi menshi bitewe n'urukundo umukunda, niko Kristo abona umugeni we ari we torero, ari ryo huriro ry'abizera ku isi yose. None ndakubaza, who are you who despise the church of God? Who are you
who despise the bride of God. Urinde wowe wo gukerensa umugeni w'Imana. Ese wabitekerezaho nanone ukareba nimba koko utabiterwa n'uko uko utekereza, uko ubona itorero atari ko Imana iribona. Akaba ariyo mpamvu biryanga muri iki gihe bamwe bavuye mu nyubako kubera ibyo bahuriyemo, ibyo twita amadini n'ibindi, ariko ntabwo ari byo. Imana yabikoze ibishaka. Ushobora kuba uri mu idini ry'abadive, uri mu idini ry'abangilikani, uri mu idini runaka, ntabwo warivamo. Ndagira ngo mbabwire impamvu. Uyu munsi Imana yarabishimye ko mu buryo buri physical, mu buryo ibyo nakita from the human earthly perspective, uburyo bwa kimuntu bugaragara, Imana yashimye ko itorero rigaragara nk'uko Pawulo mubibona yavuga ngo bene data bari aha n'aha, bari i Korinto bari aha n'aha. Hari icyo twita local church, biri physique. Ndagira ngo mbabwire ngo ibaze nawe, ese buri muryango wose ugira umwihariko. Ibaze nawe mu rugo iwanyu hashobora kuba hari abana bananiranye ariko bari mu rugo. Hashobora no kuba hari abo murera batari abana. Ni kimwe n'icyo twita local church. Habamo abatarizera, harimo abana ariko bagikura, bagikeneye kwigishwa. Ahubwo ukwiye kwibaza ngo ni iki mama, aho kuvamo ngo ugende, ukwiye kwibaza ngo ibi mbona bitagenda mu muryango, ni iki njyewe umaze gukura, umaze kumacuringa nshobora gukora kugira ngo abo bantu barusheho kuba abana bakwiriye, abatari abana barusheho baba abana nabo. Imana niyo mpamvu yafashe Isiraheli muri Old Testament uburyo buri geographique, ibasetinga hagati aho twita Middle East, no kugira ngo andi mahanga abigireho kumenya Imana. Wasanga uyu munsi icyo twita local church, aho Imana igushyize, irimo irakwereka ibyo byose kugira ngo abantu bamenye Yesu. Uyu munsi urimo urahakora iki? This is what must shape our view of church. Ni iki gikwiriye kuba gihindura imitekerereze yacu uko tubona church. As for us, we are more than privileged to be given earthly realities of the heavenly. Nkuko Yesu yatwije gusanga ngo reka ngo uko biba mu ijuru, ubushake bwe nk'uko buba mu ijuru ariko buba mu isi. Uyu munsi uretse kuba hari ubwiza bw'itorero mu buryo bw'umwuka, hari n'ubwiza bugaragara buri physique. Ahubwo uyu munsi ndasanga icyampa Imana ikagufungura amaso, warangiza ukareba uburyo itorero ari ryiza, uburyo umugeni w'Imana ari mwiza, uburyo umugeni wa Kristo ari mwiza. Amen. Soza ndagira mbabwire ngo buri mukristo wese ukiriho, iyo mvuze umukristo mvuga umwizera, ntabwo mvuga uwanditswe mu bitabo by'idini runaka, utanga icyacumi, utanga amaturo, witangira inyubako, ufasha abakene. Uwizeye Kristo, washyize ibyiringiro bye muri Kristo, wizera ko nta yindi nzira ihari yo kuronka ubugingo buhoraho uretse kwizera umwana w'Imana washenjaguwe kubw'ibyaha byacu, kubw'ububi bwacu, kubwo kwigomeka kwacu, ko nta rindi zina rihari umuntu ashobora gukirizwamo uretse Kristo wenyine. Uwo niwo nita umukristo ufite ibyiringiro ko ari mu rugendo rwo kwezwa
kandi igihe kizagera agahabwa ubwiza bw'iteka akabuhamanwa n'abera bose. Uwo nguwo tunita umukristo uriho cyangwa yarapfuye, navuga ngo agize itorero ry'Imana. He or she is part of the perfect church, also called the true church. But the members of the perfect church cyangwa se God's elect, abo navuga ngo abagize iyi perfect church, uyu muryango w'Imana, will only be revealed at the final judgment. Bazagaragara, bazerekanwa ku munsi w'amateka. Imana irabazi. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngo abahinzi ngo babwira sebuja ngo ese ngo ko tubona ngo amasaka ayeze ariko akeramo n'urukungu, ese twinjiremo turandure? Yesu arababwira ngo that is not your work, that is not your work, that is my work on the day of judgment. Nzavanamo amasaka nyahunike mu bigega, ariko ngo mvanemo ngo n'ibingibi bidasobanuka, ngo nabyo ngo tubishyire hariya tubitwike. Ni umurimo w'Imana, ni umurimo w'Imana. Ku munsi w'amateka itorero ry'Imana rizerekana. Also called abizera nabo rero, abo ngabo mvuga nyine bakwiriye kugira aho babarizwa, icyo twita ko church gathering. Hari icyo twita spiritual cya universal church, spiritual universal church. Akandi n'iki ngiki nakita ko church gathering cya physical church gathering, cyangwa se visible church. Mu yandi magambo hari invisible na visible church. And this is the church rwose, iri ni itorero. Amen. Members who are converted are still prone to more, and some members may be professing faith in Christ but not be truly converted. So, brothers and sisters, all our congregations are imperfect miniatures of the perfect church. Dukwiye kukimenya iki. All our congregations are imperfect. Turacyari mu rugendo rwo kwezwa, ariko turi abagize itorero ry'Imana ryejejwe, perfect church. Nevertheless, in spite of their imperfections, our earthly congregations are still churches of God. Amen. Amen. Uyu munsi dukeneye kwemera Imana ikadukoresha kugira ngo isohoze umurimo wayo wo kumenyekanisha inkuru nziza y'agakiza mu idini, muri abo ngabo batarahishurirwa, muri abo ngabo bagikubita hirya no hino. Imana igushyize aho ngaho kugira ngo ugire umumaro ku bwa church. Church is not building, but also itorero ry'Imana, ihuriro ry'abiza rikwiye kugira aho ribarizwa, aho twakwita physical church. Amen. Agira ngo twibaze se itorero kubera iki Imana abamaze kwizera Kristo itabafashe ngo ihite ibatwara? Kubera icyemeye ko habaho physical church cyangwa se visible church? Ifite impamvu. What is the mandate of the church? Yes, birashoboka ko uyu munsi itorero barizwamo atari ryo ryakureze, atari ryo ryakubwirije ubutumwa bwiza, atari ryo ryigize rigufasha mu rugendo rw'agakiza urimo. Ariko uyu munsi Imana irakubaza ngo
ese ko mpagushyize wowe n'icyo ushobora kumarira abandi baririmo, n'icyo wabamarira? Rero n'icyo Imana yashyiriyeho itorero ntabwo gitandukanye n'inshingano ikomeye tubona muri Matayo 28:16 gukomeza. Ni inshingano ya buri muntu wese, ariko ni n'inshingano y'itorero. Icya mbere, Imana ihaye inshingano itorero ryo kwamamaza ubutumwa bwiza. Itorero twebwe turiho uyu munsi tukiriho ntabwo ritandukanye inshingano yo kwamamaza inkuru nziza y'agakiza, yo kubatura abantu mu mwijima wa Satani. Ni inshingano yo kwerekana ubuzima bukwiye bw'ubumana muri iyi si, kugira ngo ahari Imana ironke abandi binjira muri uwo muryango wa Kristo, muri uwo muryango wayo. Amen. Bahinduke nabo abagize uyu mubiri wa Kristo. Amen. Icya mbere ni ukwamamaza inkuru nziza. Icya kabiri ni ukubaho ubuzima bw'ubumana muri iyi si, kwerekana the character, the image of Christ in this world. Uyu munsi rero iri torero ryose rifite inshingano, nubwo uyu munsi ushobora kwibwira ngo ntabwo iyo nshingano irimo ikorwa, ariko as long as itorero rihari, as long as nyiraryo ahari, surely umurimo w'Imana urimo urakorwa. Nyine ni umurimo w'Imana kandi urimo urakorwa n'itorero ry'Imana, kugeza igihe Imana izaza kuritwara, kugeza igihe umukwe azaza gutwara iri torero. Despite intege nkeya ubona, itorero rirahari, rirakomeye, ntirizanyeganyega, kandi Imana irashaka kuba part of it, irashaka kuba umumaro muri ryo. Amen. Ikindi ngira ngo umuntu ashobora kuvugaho, ese itorero riyobowe nande? Uyu munsi Imana irabitubwira mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye ab'Ikorinto, igice cya 5:17 gukomeza. Aratubwira ko Imana yatugize abambasaderi, yatugize abayihagararira muri iyi si. Dufatanya n'Imana, ariko ijambo ry'Imana yavuga ngo Kristo niwe mutwe w'itorero, ngo niwe uriyobora, ngo umubiri ngo niho ukura gukura kwawo. Kristo niwe uyoboye itorero, niwe uyoboye itorero. Uyu munsi nubwo bamwe bafashe itorero bakavuga ngo yes, itorero ni iryacu, oya, nyiri itorero ni umwe, ni Kristo. Abitwa abayobozi b'itorero kuri iyi si mu buryo buri fizike bakwiye kuba babizi neza ko nta muntu uri hejuru y'itorero uretse Kristo wenyine, no twese dukwiye gukura kwacu. Oya, nta muntu wigize upfira itorero uretse umwami we wenyine. Kristo niwe wapfiriye itorero, niwe muyobozi waryo, niwe mutware waryo, niwe mukwe, nta wundi. Amen. Ndagira ngo nsoza nkubaze ibibazo nka bitatu. Ese uyu munsi uri mu idini cyangwa se uri mu itorero? Kuko wamaze kwizera Kristo, ko wamaze kwakira impano. Ndagira ngo nkubaze icya kabiri, ese ahantu uri uracyari utegereje guhabwa, cyangwa uyu munsi witeguye gutanga, utegereje nawe gufatanya n'Imana no gufatanya n'abera bose gukora iyi nshingano Imana iduhaye gukora mu itorero? Icya gatatu, ese wowe ufite imbaraga zo gukomeza despite ibicantege, cyangwa nawe ibicantege bije urahunga, uragenda ubw'intege nke zawe mu bantu? Ndagira ngo nkwibutse ngo nawe uri umunyantege nkeya, ukeneye ubuntu bw'Imana. Ibyo biguha imbaraga zo kwihanganira abo bita abanyantege nke ubona iruhande rwawe. Amen. Ese uyu munsi ufite ibyiringiro ko Kristo akomeje itorero, kandi muri mukorwa, kandi ufite ishyaka yo gukomeza kuba ugira umumaro mu itorero, cyangwa uricaye nta kintu urimo kurikoramo? Ndagira ngo mbibutse ngo nta yindi nshifite, si ukubaka amazu, si ukubaka insengero nini, nubwo ibyo ari byiza. Oya, inshingano ikomeye
it's to win the souls for Christ. Ni ugutuma abantu bahindurirwa kuba abana b'Imana. Reka dusenge. Mwami Yesu, turagushima ko waduhinduye abana b'Imana, kubw'ibyo ukatwita itorero, kuko turi ahantu hagiye hatandukanye, ndetse ukemera kuturekera muri iyi si ngo tube abafatanya nawe. Turagusabye ngo udufashe. Ndasengera cyane cyane uwaba urimo hano yibwira ko ari mu itorero ariko ari mu idini, muhumura amaso abone ko Mwami itorero rirenze icyo tubona nk'idini, icyo tubona nk'inyubako, ahubwo akwizera, mumurikirishe umucyo wawe. Kandi natwe twamaze Mwami kukwizera, wamaze kukwizera, dore ko umumaro twumvira inshingano duhaye nk'abagize itorero, kandi tumenye imbaraga urihaye, tumenye aho uryerekeza, tumenye n'aho rizarangirira, uko uzarihamagara ngo ridafite ikizinga, ridafite umunkanyari, natwe ngo tukazaba turi muri abo ngabo. Ushimwe Yesu, kandi tuhasengera itorero ryo mu Rwanda. Mwami ukomeze urihe imbaraga, ukomeze urikangure, ukomeze uryihishurire, urimenyeshe, uryibutse inshingano ikomeye urihaye yo kwamamaza inkuru zabwo, cyane cyane buri muntu wese ku giti cye, n'abayobozi b'amatorero atandukanye. Mwami ubagenderere, ubihishurire muri iki gihe cya none. Wongere Mwami uduhe kongera kumva icyo uvuga ku itorero, n'icyo urisaba, n'icyo urishakaho. Ushimwe ku bwa buri umwe wese, kandi ukomeze uvugane na buri umwe wese, mu izina ryawe Yesu, amen. Bless you. Mwakoze, Imana ibahe umugisha. Ikibazo cya gatatu, ngo ese umuntu wese wizeye Kristo ngo ni ngombwa ko agira itorero? Cyane. Nanjye nshobora kukubaza ngo ese ni ngombwa ko umwana uvutse agira umuryango abarizwamo? Nawe icyo kibazo ushobora kukibaza. Yego, agomba kuwugira. Kubera icyo akwiye kuwugira? Ni uko umuryango ariho akurira. Ikindi ariko ni uko mu gukuriramo nawe azagirira akamaro mu muryango. Ni ngombwa rwose. Ubundi nubwo tubona abana bari kuri street, buriya ni ikibazo gikomeye, kuko bagakwiriye kuba bafite imiryango babarizwamo, byanze bikunze. Rero Imana nayo yarabiteganije, ishyiraho umuryango witwa itorero. Uyu munsi ushobora kuvuga ngo ntabwo nkeneye ko church. Numvishe bene data bamwe bakwitinga bakagenda ngo bakajya muri ministry. Ndagira ngo duhugurane bene data. Ni ikosa rikomeye kwa transit iva muri local church warangiza ukajya muri ministry runaka nk'indi. Ministry ntabwo ari church, ntabwo ari local church. Ntabwo ministry izigera isimbura local church, despite ibyo claiming. Uyu munsi birashoboka ko abivamo bakwirukanye kubera ko mutarimo kumvikana ku mpamvu y'uko ibyo bigisha ntabwo ari ubutumwa bwiza. Ushobora kuvamo ariko nibyo kwitondera, kuko ngo ubonye bimeze bite, ahubwo wakibaza ngo ni iki njye nkwiriye kuhakora. Ikindi, ntabwo ukwiye gukompara idini ryawe cyangwa se church yawe ko church yawe ngo uyikompare n'indi, uvuge ngo hari aho bafite church building nini, ngo twebwe ni gato, ngo urabona twicara ahantu hari ivumbi, bo bicara aha. Ntabwo ibyo ngibyo byo bisobanura local church, ahubwo ibihakorerwa, wowe uwuhe musanzu wawe muri iyo local church. Icyo nicyo cyerekana maturity, icyo nicyo cyerekana ko uyu munsi abantu benshi bibwira ko bari mature, ariko nuko batari aho Imana yabashyize. Uyu munsi Imana designer yemeye ko ibi byitwa local church bibaho, kubera ko ifite impamvu iguplacinzemo kugira ngo ugire umumaro. Ahari abarimo batari bahishurirwe ubutumwa bwiza, cyangwa se abahishuriwe ubafashe gukomeza gusa na Kristo, kandi nawe bagufashe kwibona